Nise ura mukobwa mubana mute ko nabonye afite amahane menshi cyane. Ura mukobwa arakaze rero bya cyane. Akaze rwose yanaguhitana buriya. Nanjye yanyumije pe. Ubwo abantu mwese muba hano murabana ura mukobwa murashobokana. Turashobokana ko twaramumenyereye ariko arakaze yaguhitana. Baba we cyane we muntu abonye yankuyemo umutima kabisa. Yankuyemo umutima ubaze ko yababa we cyangwa no turafitwe. Niba ruriya tugiye kubana nawe ni ikibazo. Ni kameze nyine arakaza batwe twaramumenyereye ubwo wenda nawe uzabumenyera. Arakaze cyane rwose. Cyane ndabona ari kwihangana pe. Baretse ibyo urimo akoza kamubaze nk'ikintu kimwe ko nshimye iminzani ipima ibiro termometri igapima umuriro basi wakihanganya ukandangira nk'agakoresho kamwe twazana tugapima ubwonko bwawe ntasoni ntako nabona amabuja ubwo nyine nikomeza ubura nakubwiye ngo buretse uyu muntu wamukwereye urandeba utubwo ngubu windeba senye soni uyu muntu rero yinjiye kubera ko boss yambwiye ko agomba kwinjira arasobanurira niba mbona muzanye aragusobanurira akoza reka gukora ibyo ukora ujya unega amatwi aguteza amatwi umva rero nkubwena nakwihanangirize yaba ari wowe nawe wumva ndagushireho gasopa ya mbere na nyuma nzongera kubona umuntu aturuka ari ku gipangu ngo amukingure ngo boss uriyazi abaza nuko babasa bamubaza ngo uyu muntu asate yabivuga nsobarera amabuja nzagukataye ku kwezi yose nzayamara umva rero umusore mwiza sinzi nuko witwa sinanabikene sinyene no kukubona amaguru yakuzanye naho waturutse mubona urenga ugenda waje kureba wamusobanuriye boss wari hano ndavuze ngo genda n'umutima mwiza mba naramutse nitonze Rehema nitonda nkagwa neza nkavuga neza mu gato genda mubure asoni ambone ariko mara akugira n'abazimu si gusa
uzajya wicara nyine ariko sister wazanye soni ubundi wahomera mvuga kugira n'abazima wagiye menya ko ndi mukuru wawe menya ko ndi mukuru wawe kuba kamwihorera kuba mwatsi inkoni nkayitereka hariya nkoze ikosa reka nkwibarize mbwira hari umungu ugeze uza gusaba akazi hano ntawe nimbara ntawe aje hano niriwe aha njyenyine n'ubu nkihari njyenyine nari mvuye mu gikari kwirebera ndatetse gusa byaba byagenze gute mpamagarira zamu uko mushaka ari mu kazi ke mpamagare zamu aza kubwira hamagara zamu uko mvuze niriwe hano niriwe njyenyine n'ubu ndi njyenyine zamu sakora iki zamu ngwino hakuno Karame. Zamu. Karame. Hari umusore ugeze uza hano aje gusaba akazi. Kumva bigoye. Ibiki bigoye? Ibiki bigoye Zamu? Okay, yaje. Ubari hehe? Mabuja yamwirukanye. Yamwirukanye? Yego. Mabuja ndi Rehema? Yego. Rehema niwe yamwirukanye. Kuva ajya afite uburenganzira bwo kwirukana abantu baje mu rugo. Yamwirukanye ryari? Yamwirukanye ashize akanya gatoya ntabwo mbizi. Akanya gato ubwo bishatse kuvuga na nyuma y'iminota nka 30. Murabyumva? Murabyumva? mva imbere mva mu maso ishondo ndi muhungu ishondo ndi mwana mva mu maso mabuja mbabarira rwose genda soka genda Rehema asa neza none avuge 2 3 yagarutse agaruka gukora iki vuge 2 3 agaruka asa ubundi bro kamumbaze n'ikintu mbaze uzana inzererezi hano muri rugo ni nabande baje n'ibiki umuntu wazanye mu by'ukuri uzukameze ngiye mfite uburenganzira bwo guha uwo nshaka akazi igihe cyose nshakiye agaruka akora iki aje gukora akazi akahese akazi hano dukora nakaye ku buryo ntabwo ndi gutongana nawe ukongera kumvugiramo ukundi navuze ngo agaruke ntacyo nzamugarura n'undi kintu gukangisha ndakizi nzamugarura kwanza ngiye no kwirebera filime nongeye kunsakuriza nkeneye kwiruhukira sister ntusakurize ndakwinginze nkeneye kwiruhukira mbabarira wajya wihangana ningureka nkagwa amahoro nawe ukamandi asundi wajya kuryama bikaba by'ukuri wavuga sharanga wari gukora shareka ibyo ngibyo niruhukira ariko sister ubundi wazahindutse ngiye nditumiriza abantu wowe ukabiruka ubu koko ntabwo mwiyamu nka kabiri mwiriwe Dibresa mu ngo kuri restaurant yego makuru yawe ubu wageze mu rugo se nagiye nandi muri quartier ndi kugenda nyine aho tukibaza ndi mugeni bandi buzerere Kigali kuko nakazi nari nabasezeye nziko naje kubona akazi bari banyirukanye ninde wahasanze umukobwa ufite amahane ziri nuko bamwe ubu se ugezeyo aka kanya ubu nari kugenda muri quartier kugenda rwose bari banyirukanye ngaho hindukira ugaruke mu rugo urahansanga twibonanire garuka nta kibazo ndabishyira ku murongo sawa Rema ntunyumvira yezo kujya wirukana abashyitsi banjye mukanya ubusaba ari mushyitsi kandi ugeza kujya wirukana abashyitsi banjye ndaza gufatira imyanzuro wowe uzimbwira ko ari umukozi abaye mushyitsi ati ninjye nawe tuza nta kibazo ako nakubwiye ngo nagaruke amahoro ahinde siko nakwibwiriye hari ikibazo dufitanye nje nawe
Ewe none se amakuru Ubundi meza nawe mukumbuye Muganga. oya twari dukumburanye cyane none se ahubwo ko mbona ugumye kwambara amafilme buriya si ngombwa ko turebana tukanira turebana Rero kubera ko namaze kumenyera ko gahunda ari ukubikora gutya. Hari igihe hari ngira nkamwibagira. zana nagufashe ntabwo Ariko se bansanze banguye barabakobwa. bandise Barabakobwa. ntacyo uzifite hano ubundi ubwo nihagira umuntu uza Okay, umeze ute se? meze neza nawe Yeah, I'm good. byiza cyane Bishimiye kongera kukubona. ndabyishimiye cyane nanjye urabizi ariko uziko reka nkubwire aka kantu uri muri priorities zanjye muri ubu buzima Yego. hari umuntu twari dufitanye gahunda ariko nahise ngo prioritizing Uwo muntu ninde utumye umunsi mbuze ko utajya kumureba. oya umuntu ubanza urumva mu buzima haba hari priorities rero niwe wabanje imbere nyuma Kuki nge se ahubwo ndi priority? wowe kuki uri priority uri priority nyine komsa sinzi ibindi narenza Muganga cyangwa se warakoze kumvura mwana uzi ko buriya ndi kureba nyine imikino turi gukina famille kandi cyangwa Muganga arategura oya warakoze nawe ahubwo uri umurwayi mwiza nakifuje kugira abarwayi nkawe nabwiye nabi oya ndabwiye nawe nakifuje kugira abarwayi nkawe no ntabwo ari umurwayi mwiza ariko uri umurwayi nyine uganira uri umwe mu barwayi beza nakifuje kugira urabona ko wahise unaba umwe mu b'ingenzi mu buzima gusa nta kintu wumvamo nyuma rero impamvu naguhamagaye rero yego maze iminsi nyine mu bintu bitanyoroheye urumva nyuma yo kwa muganga n'uyu munsi biracyahumiranye famiye n'ubu munsi barantereranye sister ntita ducana waka nubwo kwamba nakitinga nk'umuntu utareba tuma bamfatirana ahari nkavuga nti ibiri ne twabikuramo n'umuntu wundi ngagaragaza ko ndeba ibintu bikajya ku murongo oya ariko nkongera ngivuga ko twahaye igihango cyo ko tugomba kubikemura mu bundi buryo rero urabizi uwitwa no uramukanyize mukubwira aho ubwo ari kwa muganga iya ndumva atari ubwa mbere iryo zina rinje mu matwi ubwo sinzi hari n'ibiri bunyibutse kanze mukwereke ndabona ifoto ye ari no yahoze ari manager nyine muri company mu minsi yashize exactly ndabyibuze ari manager Reno Arno okay nibyo umusore wagira ngo uramuzi Arno ntabwo ari ubwa mbere mubonye urebye usanga umuzi hari nyine ni kwa kundi uhura n'umuntu ukaba wasigarana image dore mu minsi yashize rero yagiye kurangura hanze mwoheje product zari zashize muri company muhereza tike n'amafaranga agenda agiye kurangura ageze hanze turaburana burundu hafi miliyoni nyinshi cyane ndakumvisha mu kanya muri voice note duherukana ubwo ndamuhamagara ntabwo anyitaba ahubwo yaramborotse koresha izindi telefone yanyitaba yakumva ko ari njye akakupa kuvugura n'umvise n'amakuru y'uko yagarutse mu Rwanda ariko n'uyu munsi ntabwo nyita nta no gushaka guhura nanjye nagerageje no kumutumaho abantu ntabwo ndamubona dore umva igihe duherukana amezi 3 arashize mwiriwe neza boss mbashije kugera Dubai amahoro rero nasanze ibicuruzwa bihenze cyane nasabaga ko mumpera uburenganzira accountant kugira nyohereze miliyoni 50 kugira ngo mbashe kugura ibicuruzwa byose mwantumye urakoze numvira icyo gihe nahise mpereza accountant uburenganzira amafaranga aramwoherereza tegereza ko rero umuntu azazana ibicuruzwa reka da gerageza kumuhamagara niwe na polisi narayitabaje ariko n'ubu ikirego cye ngo baracyagikoraho ntabwo birajya mu buryo ubu ndagira ngo ngire inama wenda kubera ko afite nk'umuntu utabona hari igihe abantu banakurira ibintu byawe bakabigendamo bigura intege wenda nkawe ufite ubuzima ubwanjye ubuzima ariko kubera kubuhisha hari serivisi bituma ntabona na rimwe kubona umfashe nibura ikirego umfashe tukigeme nikirangira kikagenda neza simiya ndiyo ntabwo igihembo kandi cyiza
harya wambwiye haruguru ngo waje kumenya amakuru ko yagarutse? Namenye amakuru ko yagarutse mu Rwanda amaze n'iminsi ariko ntabwo ashaka guhura nanjye. Mbese yaragiye yakoresha ibye? Yarayariye kuko n'amaraporo muri kampani numva hari ukuntu mu kazi biba byubakitse ku buryo ibyo ukoze ibyo wacuruje ubiripotinga. Amaze hafi amezi 2 adakora ripoti. Naramubuze muri make amafaranga yajyanye twamubura irengero. Ko barakaye muri iyi minsi ra. Nuko gahunda imeze. Rero ndagira ngo mfashe n'icyo cyatumye hano nimwe wamugarutse ko tutari tunaherukanye. Kabona ko nanjye ahandi meze neza. Meze neza umaze kubyibuha dore. Ni inama wako gusa nawe. Ya wako gusa ngira umaze kubyibuha. None sigiye kumfasha ikirere giye kubimfashamo. Ariko Kim yaragoye kuko apropose umukobwa amwange. Ubwa kabiri umuntu amuhemukire. Kandi mukunda kubi nubwo adahumuka ngo abibone. Ubu koko bizagenda bite? Arno nawe ngomba kubanza nkamenya ibye niba koko ari umuhemu. Kuko ntabwo nabimenya ntaramuganiriza. Ndajya guhura nawe menye ibyari byo mbikurikirane mbere yuko inzego z'umutekano zibyikurikiranira. Ko wagiye kure bite? Oya ubu ngubu rero ibintu bya polisi ndakwinginze bigendemo gakeya ubundi ibindi tuzabikurikirana gake gake. Si byo se uri buze gukemuka. Nsezeranya ko ugiye kumfasha. Ngiye kugufasha humura ubwo turi kumwe. Reka mbe ngiye. Oya reka mbe ngiye. Turi kumwe nta hantu ngiye pe. Nta hantu ngiye n'ibintu ngiye gukurikirana. Turi kumwe nta mahoro. Yes I am. Ngayicara nka Oya reka ngende bigire vuba. Nta kuntu bigenze sawa. Turi kumwe. Turi kujyana neza. Tambonera rero ubwire nigura agakobwa n'inzira n'iki. Ubundi ushaka iki muri uru rugo? Ndakubaza mu kazi ushinzwe kwa muganga harimo no kukuza muri uru rugo. Wamwicaniye ahubwo wowe ushaka kwica umuntu. Ntunzamurire kamera. Njye sinica. Sibaho ngaho. Rero reka nkubwire ikintu kimwe utaruzi. Mu masomo yose wize kugira ngo ube umuganga. We ko ntayo wize reka dushyireho akabazo. Ukaba ushaka kwica. Asundi uri gukanga. Umuvandimwe wawe. Amaraso yawe. Uri gukanga ndi hano. Uri gukanga. Ufite umunwa wakurenze ntuzi naho uri kuvugira ntuzi uri kuvugana ukamubwire rero. Uwo munwa wawe. Washyiraho ingufuri. Washyiraho iki ntabwo nzi ari kuzira nkuko wayishyizeho. Uzinukwe uru rugo nje kuguha agasopo yanyuma na nyuma kuko uretse no kukwica wowe soni. Mbanje kureba umurwayi wanjye nge. Ubamwibi imiti kwa muganga ukamuzanira mu rugo. Iyo nayo ni case. Uzi icyo cyaha ukuntu gihanirwa ari ukwica no kwiba ubwo. Kwica se ufite ibihe bimenyetso? Ibyo ufite ubwo. Ariko nukuri rwose imbwa ziyunguye ngo umukobwa bigenze bitera mukanya yarabaye nk'utaye umutwe. None arongera ahagurutse aragenda arirutse. Tudasoje ibyo tuganira ubundi agiye. Ngomba kumukurikira nkamenya neza ikibazo kibaye. Uzi uri gukinisha umva kwanza uva ngaho genda bamukinira karabuko nsaga isomo urabeshyira gusa.